cya mbere cya Samweli ibice byaho 22 murongo wa 23 haravuze ngo gumana nanjye humura kuko uhiga ubugingo bwanjye ari uhiga n'ubwawe nubana nanjye ntacyo uzaba. Hano muri Nehemiya 9:19 kugeza kuri 20 ijambo ry'Imana rivuze ngo ariko wowe kubw'imbabazi zawe zitari zimwe ntiwabataye mu butayu, inkingi y'igicu yo kubayobora ku manywa ntiyabavaga imbere, cyangwa inkingi y'umuriro yo kubamurikira nijoro ikabereka inzira bakwiriye kunyuramo. 20 kandi watanze umwuka wawe mwiza wo kwigisha, ntiwabimye manu yawe yo kurya. Bagize inyota ubaha amazi. Imana ishimwe. Iri jambo narihaye umutwe uvuga ngo gumana n'Imana gusa wowe ibizaba byose ntacyo bizagutwara. Gumana nayo ibindi ubirekere, ntuve mu maboko y'Imana, ntuve mu gicucu cy'ishobora byose. Ntuyigere uteshuka, ntuyigere utekereza ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Gumana n'Imana, Imana ubane nayo. Birashoboka dukurikije ubuhanuzi tugenda tubona iby'Imana iri kuvuga hano imbere hari abantu hazagora dushingiye ku butumwa abantu bagenda bumva, ariko wagumanye n'Imana dufite amakuru atari pirate ko nta kibazo azagira. Kubera iki? Ibintu byose bikomeye Imana bize bireba. Iyo ireba aho tutareba, itwumvira aho tutumva, iduhagararira tudahagaze. Umwuka wayo wambuka inzuzi n'inyanja. Dufite umugisha w'uko iyo dusenga ntabwo igira konji. No ku munsi abantu bafite konji iyo ibiri mu kazi, no mu gihe abantu bumva badashobora kugenda kubera impamvu zimwe n'izindi, iyo ibigenda. Imbaraga z'abakomeye zishobora kuvuga ngo hagarariraho zo ntago zayihagarika. Imana ifite itegeko ryayo riyobora ngo igira icyo yituma mu ngabo zo mu ijuru no mu isi ikagikora ikakigeraho. Imana ishimwe. Biravuze ngo nta kirogoya igira, nta uyikoma mu nkokora. Imana ishimwe. Rero mfite ijambo rikubwira ngo gumana n'Imana ibindi ubiyirekere. Gumana nayo gusa. Urebe ngo irakubita abazimu uhagaze, urebe ngo irashwiragiza ibiguhiga uhagaze, urebe ngo iravuguruza ibyo abantu bavuze uhagaze, urebe ngo iragikuraho bimwe igashyiraho ibindi, urebe ngo iragiyubaka ibindi byiyubatse cyangwa iby'abadayimoni bubatse ikajya ibishwanyaguza ureba wibereye hariya gusa. Urugamba ikarukubita. Kandi izi kurwana umugisha tugira ngo hari n'igihe irwana bucece. Kandi narabibonye koko wigeze mbwira Abisirayeli babwira tumva mwebwe mugiye kuzenguruka kandi bucece ntimuvuga, hanyuma nimugira 7 ubundi mukubita hasi ibindi, ubundi murebe. Ndashima Imana yacu kwitarwanira mu rusaku. Ibintu byacu ibikora mu ibanga rikomeye. Umuntu akaba yibwira ngo yakurangije agasanga Imana ahubwo yaguteguriye amahirwe. Umuntu akibwira ngo yaguteze umugozi wa rugondi ihene, yagera imbere ahubwo agasanga watambutse nta no gusitara, akibaza ngo nabiteze areba. Imana iturebera tutareba, ituvugira tutavuga, ijya mu nama tutagiyemo ngo zakozwe rwihisho. Niko ijambo rivuga ngo hari bazaterana ariko sinjye uzambateranyije. Nigarukiye rero kuri ijambo kugira ngo nkubwire ngo usoze umwaka kandi utangire n'undi muri iri jambo. Iyi ni package ngupfunyikiye ijambo rivuga ngo uyu mwaka uzagumane n'Imana, uzabane n'Imana, uzatindane n'Imana, uziyomeke ku Mana, uziragize Imana, uzisunga Imana, uzakenera Imana, uziringira Imana, uzizere ko Imana iri kumwe nawe ntacyo waba. Kubera iyihe mpamvu? Iri jambo rya mbere tubonye muri Samweli ni ijambo Dawidi yabwiye Abiyatari. Yarimubwiye ryari? N'igihe abo bitwa abatambyi b'Inobu bari bayobowe n'umusaza mukuru witwa Ahimeleki mwene Ahitubu,
ubwo Sawuli ngo yari yamaze kubagambiriraho umugambi wo kubamaraho, aravuga ati ndabamaraho, mbamaraneho imyambaro yanyu, mbamaraneho n'imiryango yanyu n'urubyaro rwanyu, ariko kuko Imana ari inyangamugayo iravuga ngo ntabwo biri bugende uko wowe Sawuli ubishaka. Sawuli uko yashatse siko byagenze. Abiyatari abacomokamo, abavamo, yisangira Dawidi mu ishyamba kandi ajyana na efodi. Bivuze iki? Biravuze ngo ntabwo yagiye imboko boko. Ni ijambo rivuze ngo Imana yarokoye Abiyatari kandi imurokorana n'iby'agaciro bye, imurokorana n'izina rye, imurokorana n'agaciro ke, imurokorana n'umugambi wayo. Haleluya, haleluya. Imurokorana n'icyerekezo, imurokorana n'ineza yayo, n'ineza yayo muvuge ngo amena. Imurokorana itasile bonere ben hais. Imana ntiyemere Satani agera ku ntego, ahubwo ikurindane n'umugambi wayo. Itadolas, ibikorere kwiyubahisha. Ngo akigera imbere ya Dawidi aramubwira ati Dawidi, naringize ibyago, iwacu twari tuzimye. Aramubwira Dawidi aramubwira ngo umunsi narebaga Dowegi bisobanuye ngo ni umunyakamere, ni umwedomu, umuntu utakorana n'Imana, umuntu ufite ubugome bw'indengakamere, umuntu ufite ubugome bwiyongeraho n'ubundi. Ariko mbafitiye inkuru ibabwira ngo ubugome bw'umuntu ntaho bwahwanira n'umugambi w'Imana. Sibyo nibwira kubagirira, si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbane mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Ngaho mugende mubwira abababaye, muhumurize abakomeretse, mubabwire baze barebe dufite Imana itagihinduka. Yadusanze twigaragura mwivata idukuramo, iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. Aramubwira ati dore mbana tuba twazimye. Aramubwira ati Dowegi naramurebye mbona atazabura kubivuga. Ndashima Imana idukiza ubugome ikadukiza n'ubwa Dowegi. Dowegi ni mubi. Dowegi kugira ngo aneke Abiyatari yamunekeye mu masengesho, ngo yaje ngo bati ndi muyibiri nanjye ndi imbere y'Uwiteka, yicaye uko ariko ari gukora surveillance y'ibintu byose bikorwa. Ntabwo twigera tubona ikintu yahavanye cyo gufashwa, ahubwo yahavanye inkuru yo kujya gutanga abatambyi binobo. Bivuze ngo ntabwo yari yazanywe n'akantu keza, ahubwo yari yicajwe no guhemukira abatambyi. Ni ijambo rivuze ngo ba Dowegi barahari, ariko ni Imana iturokora amaboko ya ba Dowegi irahari rata. Kandi gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete, gumana n'Imana. Arangije aramubwira ati twari turangiye. Undi aramubwira ati none rero Abiyatari, gumana nanjye nguhumurize, dore uhiga ubugingo bwanjye ni nawe uhiga ubwawe. Nugumana nanjye ntacyo uzaba. Harimo ijambo Kristo aguhumurijemo. Nugumana n'Imana ndakurahiye ntacyo uzaba. Niwegamira amaboko y'Imana ntacyo uzaba. Bazaraguza bifata ubusa, bazaterekera ntacyo bizatwara, bazatwara amazina y'abana bawe basanga abana be bari amahoro. Bazavuga ngo urapfa muri uyu mwaka Imana iwukurindiremo uba amahoro. Bazakubuza kuvuza impundu ahubwo zivuga ari urwunge, kuko Imana ibarusha amaboko. Gumana n'Imana ntacyo uzaba. Enesalo Mana muyibera icyubahiro Bryce Sinifo. Gumana n'Imana ntacyo uzaba.
ngufitiye ubuhanuzi bukubwira ngo uyu mwaka wa 2026 uko byagenda kose uzagumana n'Imana, uko wanyuramo kose uzagumana n'Imana, aho wahagarara hose uzagumana n'Imana, inzira wanyuramo iyo ariyo yose uzagumana n'Imana, mu bisubizo ibyo aribyo byose uzagumana n'Imana. Noditasifo arihure, mu nzira uzagendamo uziyegamiza amaboko y'Imana, ntuzave mu biganza by'Imana, ntuzareke kwegamira Imana, ntuzabure gutabaza Yera, ntuzabure guhamagara Imana, ntudabe atasoke fora rode rebeniya do ishaba nikostema, uzagumane n'Imana. Kubera iyo mpamvu Nehemiya yabivuze neza, nderekera gusoza, yavuze ngo ahangaha ngo ariko wowe kubw'imbabazi zawe zitari zimwe, iryo jambo muryumve cyane, kubw'imbabazi zawe zitari zimwe, biravuze ngo Uwiteka azakugirira imbabazi zitari zimwe. Hari aho uzagera ukavuga ati bigenze bitaka kugirira izo mbabazi, naho utari uziteze naho ukazibona, kuko azakugirira imbabazi zitari zimwe. Ntabwo azazikora mu kintu kimwe, azazikora none n'ejo, azazikora muri kiriya na kiriya, azazikora kuri hariya na hari, muri bariya na bariya, kubw'imbabazi zawe zitari zimwe. Aramubwira ngo niwabataye mu butayu, dufite amashimwe mbere yuko, kuko Imana yambwiye ngo iri jambo rya kabiri ni ukwibuka amashimwe y'ibyo Imana yakoze, kuko ngo nicyo kiraro kizatindira ibindi Imana igiye gukora. Yego niwabataye mu butayu, turashimira Imana ko mu rugendo rumeze nk'ubutayu, buri wese agira ubutayu bwe, buri wese agira ibisa n'ubutayu, buri wese agira intambara ze, buri wese agira ibimukoroga, buri wese agira ibimuzonga, buri wese agira ibimusengesha, buri wese agira ibimwirukansa, buri wese agira ibimutereza imisozi. Ariko yavuze ngo ni ukuri, kubw'imbabazi zawe zitari zimwe niwabataye mu butayu. Ni ijambo riryoshye, mu butayu bwawe Imana yarahabaye. Kabiri aravuga ngo inkingi y'igicu yo kubayobora ku manywa ntiyabavaga imbere. Turashimira Imana ko utigeze na rimwe uyoba ngo ugwe mu mwobo abadayimoni bashakaga, imva yawe iba yaramezeho ibyatsi, ariko hashimwa Imana yakomeje kukuyoboza iyo nkingi rata, haba ari ku manywa no mu gihe cy'imvura no mu gihe cy'umuvumbi no mu gihe abantu bazi ko byarangiye akamashu kabo bagira ngo kagiye gukora, iyo nkingi ikakuyobora bikamera nka kwa kundi ya nyenyeri yari iyoboye abanyabwenge rata. Haleluya. Ngo Farawo yarazi ko bari bugaruke, ngo bakamubwira Herode mubabarire, ngo yarazi ko bari bugaruke, ngo bakamubwira bati dore umwana yavukiye aha, ngo ariko abo banyabwenge rata, ngo Uwiteka basura mu nzu arababwira ati bana banje, icyo mwagombaga gukora mwagikoze, nimwinyurire iyindi nzira mwitahira amahoro. Ngo barataha, Herode akuraho aramwara. Ni ijambo rivuze ngo nawe si rimwe si kabiri ibyaguteza iminsi n'amasaha n'iminota Uwiteka yabimwaje muri uyu mwaka kugira ngo twambuke tube tugeze muri uyu nguyu. Hashimwe Imana. Rero ageze hirya aravuga ngo kandi iyo nkingi ntiyabavuga imbere, cyangwa inkingi y'umuriro yo kubamurikira nijoro ikabereka inzira bakwiriye kunyuramo. Twese abantu Imana yeretse inzira muyizamurira amaboko, abantu Imana yeretse inzira yizamura amaboko. Yibwire ngo harya nanyuze si ku bwanjye, birya nanyuzemo si ku bwanjye, birya bintu wandengeje si ku bwanjye, arya amaboko nabonye si ku bwanjye, burya buvugizi na burya butabazi si ku bwanjye, ni amaboko yawe. Ni wowe wagiye unyereka aho nyura, ni wowe wagiye ushinga intambwe zanjye. Imana ishimwe. Ageze hepfo aravuga ngo kandi watanze umwuka wawe mwiza wo kubigisha. Umwuka mwiza utwigisha. Imana yaratwigishije, Imana yagiye itwigisha. Hari aho wageze Imana ikakubwira ati ntuvuge n'injye uravuga, uvuge bike ibindi ndabyivugira. Imana yagiye igaragara nk'Imana, turayishimira ko yatubereye umutabazi. Nerekera ku gusoza aravuga ngo ntiwabimye manu yawe yo kurya, bagize inyota ubaha amazi. Iyi manu
ntiwabimye manu yawe yo kurya, bagize inyota ubaha amazi. Ushingiye ku bintu byakubazaga ntiwari kubona ibisubizo usubiza ibyakubazaga, ariko Uwiteka yagiye aduha ibisubizo mu buryo bumwe n'ubundi. Ubu duhagaze muri manu, ibyo twariye ni manu, kuko nawe ntabwo wasubiza ukuntu ibyo bintu wagiye ubisubiza ukabikemura. Ntiwambwira ukuntu wagiye wishyura, ntiwambwira ukuntu abana bize, ntiwambwira ukuntu wishyuye ideni, ntiwambwira ukuntu Imana yakweho cyamunara cyangwa se n'izindi nzandiko, ntiwambwira. Ariko Imana yabaye Imana mu rugendo rwawe rwose, yanze kwisiga utaranga, yakwimye amenyo y'abasetsi. Haleluya, haleluya. Bakaroga bati birapfa, ariko Imana iti ndabyanga. Iyo ni Imana. Bakavuga ngo turabisibye, Imana ikabisibura. Bakavuga ngo noneho dufunze amarembo ye, Uwiteka akayafungura badahari. Bakavuga ngo tuzimije ibyamumurikiraga, agiye gukubita hasi umunwa akuka amenyo, bagasanga uri kugenda uri amahoro urimba ngo uva wangiriye neza. Iyo ni Imana we, iyo ni Imana. Turashimira Imana ko yagiye ikora iby'imbaraga. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso. Watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro. Ni wowe ushyigikira intambwe zacu, ukazizigama, kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubu buzima. Watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro. Wabanye natwe, wabanye natwe, wabanye natwe, warakoze. Wabanye natwe, wabanye natwe, wabanye natwe, Mana wabanye natwe, uhimbazwe. Wabanye natwe, wabanye natwe, Yesu wabanye natwe, uhimbazwe. Warakoze Yesu, warakoze Mwami w'abami, warakoze Yesu, uhimbazwe. Haleluya, Imana yarakoze. Ukwiye amashimwe Yesu, imirimo yawe irantangaje. Hari ibyo unkoreye ntarasenga, unde mu mutima mu rugendo. Ndatukwikiwe y'amashimwe Yesu, imirimo yawe irantangaje. Hari ibyo unkoreye ntarasenga, unde mu mutima mu rugendo. Ndatukwikiwe miye misayo y'ibyaha. Yesu aramfata aransayura, nubwo ntari mubi dushenenebutse.
Yesu aranduhura. ukwiye Yamashimwe Yesu we, imirimo yawe irantangaza, hari ibyo unkoreye ntarasenga, undema umutima mu rugendo, datu kwishimwe. Gumana n'Imana, inzira bizanyuramo yose gumana n'Imana, aho uzanyura hose gumana n'Imana. Ibizahagurukira kukurwanya ntuzigere uva ku ruhande rw'Imana, gumana n'Imana. Iterabwoba ry'abadayimoni, singiye kukubwira ko tuzanyura mu mihanda ishashe, ndashaka kukubwira yuko muri uru rugendo turi mu isi turwana intambara, niko Bibiliya yavuze. Dufashe igihe mu ntambara, nta na rimwe tuzabura kurwana, ariko turi kumwe n'Imana ntabwo tuzaseba. Uri kumwe n'Imana izakurwanirira intambara uzi n'izo utazi, izahagarara nawe aho utekereza naho udatekereza. Ijambo riravuze ngo gumana n'Imana ntacyo uzaba. Biravuze ngo wizere ubuzima mu Mana birashoboka. Witangazwa nuko hari ibyaguhaye iminsi, hari n'ibiri gukubita agatoki ku kandi. Ubu iyo tugeze mu mpera z'umwaka, hari ababa baratanze ibitambo bati uyu mwaka niwo tuzamwicamo, babona byanze bati turamubuza ariko turamubagaburira mu ntangiro. Reka nguhanurire nkubwire ngo haba ari mu mpera ntacyo uzaba nugumana n'Imana, haba no mu ntangiro ntacyo uzaba nugumana payineso n'Imana, ntacyo uzaba. Biravuze ngo izakwimana impande zose, uko bagusabije ntibazakubona, kuko kugumana n'Imana egare kubaho ubuzima buri muri amunisite y'Imana. Imana igushyira mu budahangarwa, Imana ikakubeshaho, babishaka batabishaka, baroga bataroga, bagambana batagambana, bagutega bataguteze, babyanga babyemera, hari karande zidahari, hari ibitero bidahari, Imana ugumanye nayo ubaho mu buzima bwayo. Ndagira ngo dusenge twinginge Imana. Nyamabafite intimba n'ibibazo bigoye, cyo ngaho nimutuze, dore Umukiza araje. Nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu, yisabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba, bimuhindura umwami, muri bene se bose bimuha icyubahiro. Iyo ni Imana, niyo nkingi imbaraga, dore iyo ni ububasha kandi ije gutabara. Iyo ni Imana, niyo nkingi imbaraga, dore iyo ni ububasha kandi ije gutabara.